mwaramutse nifuriza igitondo cyiza nizera komeze neza cyane kabisa abakomeje kugubwa neza mbifuriza komeza kugira ibihe byiza cyane ariko n'abimvura yazonze abimvura yabanye urubura ndabifuriza mu by'ukuri kubisohokamo no kutagira byinshi byangirika nizera ko romeze neza cyane kabisa nzindutse mbaza n'iki rero uyu munsi nta kindi ni inkuru zigenda zituruna kuri ekipe y'igihugu Amavubi kuri inshuro rero kuri inshuro birasa n'ibiri kugenda birenga n'umupira bikarengera umunyamakuru Muramira Regis akaba arimo gusaba ministre wa siporo Aurore Mimoza Munyangaju kwegura mana nyagasani ntabwo ibintu bisanzwe habe na gato mu by'ukuri ni nyuma yaho rero ministre wa siporo mu Rwanda Munyangaju Aurore Mimoza mu minsi mike ishize rwose avugiye mu nteko ishinga amategeko asa n'utunga gatoki abanyamakuru bamwe na bamwe atavuze mu mazina yabo abashinja gusa nkaho bagambanira igihugu gusa nkaho mu rugamba u Rwanda rurimo rw'umupira w'amaguru n'igihugu cya Benin abanyamakuru bamwe na bamwe bashatse gufasha Benin no kuyiterenga mu bitugu kugira ngo ibone ibimenyetso simusiga bigendanye n'iby'amahoteli n'ibikorwa remezo muri rusange kugira ngo u Rwanda rutazakira umukino wo kwishyura uri kuri uyu wa mbere wagombaga gukinirwa i Huye kuri stade nyine y'akarere ka Huye. Mimoza yatunze agatoki abanyamakuru avuga ko hari abanyamakuru bafashije igihugu cya Benin mu magambo ye rwose bwite ashinja abanyamakuru bamwe na bamwe gusenya igihugu bakubaka Benin. Ni ikintu rero gisa n'ubugambanyi yabashinjaga. Ibyo rero Muramira Regis yise iterabwoba ku banyamakuru kugira ngo we nyine yaravuga ko ari guterwa abanyamakuru kugira ngo batazakomeza noneho nawe kumutunga gatoki kuko nk'uko Regis abivuga ubuyobozi bwe muri Ministeri ya Siporo bwabaye échec total niko Regis yabyise yavuze ko nyine ibyinshi bitagenze neza ndetse mu magambo ye aravuga ati ministre Mimoza aramutse avuyeho uyu munsi aravuga ati abenshi muri twe hari abenshi tutazamukumbura ati kuko yagize sheke mu miyoborere ye muri Ministeri ya Siporo avugamo byinshi cyane nyine uhereye ku Mavubi gukomeza kugera muri volleyball u Rwanda rwakira imikino y'igikombe cy'Afrika cya volleyball u Rwanda ruza guterwa mpaga ndetse ruza guhanwa kumara igihe kirekire rudakina amarushanwa mpuzamahanga. Icyo gihe ministre Aurore Mimoza yari ministre wa siporo nyine hano mu Rwanda ibyaje no gutuma umunyamakuru Jado Castar aba victime ndetse aza no kubifungirwa amezi atari make ngira ngo n'amezi agera ku 8. Icyo gihe yari umuyobozi wungirije muri Federation mukino wa volleyball hano mu Rwanda avugamo byinshi by'imikino ya chess bitagenze neza avugamo aho u Rwanda rwagiye ruterwa mpaga mu mikino igitandukanye avugamo bijyanye n'imikino yo koga mu by'ukuri hagiye habamo amayesheka agiye atandukanye avuga ko rero imvugo ya Minister Aurore Mimoza nta kindi igamije uretse gushaka gutera ubwoba abanyamakuru kugira ngo abanyamakuru ba siporo bajye bareba inzu ya Minisport cyangwa se nyine ibijyanye na siporo nyine biri mu nshingano za Ministre Munyangaju Aurore Mimoza babirebe rwose abirebesha ijisho rimwe baberereke ndetse kandi base nabitinya cyane n'ikintu rero gikomeye cyane ntabwo ari kenshi uzabona umuntu utunga gatoki ministre ndetse akaba yageraho amusaba no kwegura kuko ministre ni umuntu ukomeye cyane umuntu umuyobozi ukomeye muri guverinoma ushyirwaho na perezida wa repubulika niwe unoma ministre kuko niwe ushyiraho guverinoma hamwe na ministre w'intebe urumva ko ntabwo bisanzwe rwose abenshi ushobora kuvuga kuri federation mpira w'amaguru federation ariyo yose ya siporo nyine kuko n'abatekinisiye ukavuga ibiri tekinike ukabajora ariko ntabwo ari abantu benshi batinyuka mu by'ukuri gutunga urutoki ministre wa ministre nyine mu bushobozi n'ububasha bwe ahabwa nyine n'amategeko n'inshingano afite. Regis rero mu by'ukuri rwose arimo araribana na ministre mu maso akamushishikariza kwegura ndetse akamubwira ko ibyo yagezeho ari bike cyane ku byangiritse mu gihe nyine amaze ayoboye Ministeri ya Siporo nyine hano mu Rwanda. Uyu rero
Regis Muramira akaba ari umunyamakuru nyine w'imikino ubizobereyemo maze igihe kirekire muri uyu mwuga w'itangazamakuru, abenshi bamenye akora kuri City Radio, ariko abenshi bamenye nyine birumvikana ko ibiganiro bigiye bitandukanye by'imikino, ariko na mbere yagiye akora byinshi ndetse haba no kogeza imipira ku mugabane w'Uburayi. Umunyamakuru mu by'ukuri umaze imyaka myinshi cyane mu itangazamakuru rya siporo, akaba rero rwose abivuga yemye avuga ati Ministre Aurore Munyangaju Mimoza ingoma ye cyangwa se nyine ubuyobozi bwe muri Ministeri ya Siporo bwabaye eshek, ntabwo rwose bwagenze neza na gato. Kugeza ubu ngubu rero ekipe y'igihugu Amavubi yo yamaze gusesekara mu Rwanda, iri Kigali rwose yamaze kwakirwa na SG Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda, akaba rero mu by'ukuri ari Muhire Henry Blurala, akaba rero yamaze kwakira abakinnyi n'abatoza muri rusange. Mutoza Carlos Salos akaba avuze ko mu by'ukuri ekipe igeze mu Rwanda inaniwe cyane, ariko yiteguye mu by'ukuri ikizava mu byemezo bya CAF icyo ari cyo cyose, akaba rero mu by'ukuri ari ibintu bisa n'ibikomeye cyane. Kugeza ubu ngubu rero mu gihugu cya Benin nabwo biboroheye na gato, kuko ibihugu byombi navuga muri diplomasi bakomeje gukorana cyane bareba uburyo bakemura iki kibazo, ndetse ekipe ya Benin ikaba yaza mu Rwanda, kuko u Rwanda rwashoye byinshi mu kuvugurura stade ya Huye ndetse no gutunganya amahoteli mu bikozwe kubagahu. Bakaba rero mu by'ukuri leta zombi zirimo gukorana cyane kugira ngo uyu mukino ubere Huye, ariko Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Benin yo akaba ariyo igitsimbare ndetse yemeza ko ekipe y'igihugu ya Benin Les Guepards iza gukorera imyitozo kuri stade de l'Amitié, stade Jemeka, akaba rero mu by'ukuri bateganya imyitozo nimugoroba, mu gihe rero bataramenya ibyo CAF yababwira, ariko nabo bari standby, kuko Ministeri ya Siporo hano mu gihugu cya Benin nayo rwose ikaba mu by'ukuri itanga amakuru yavuga ko mu gihe CAF yasora icyemezo kivuga ko bagomba gukinira Huye, ekipe y'igihugu ya Benin igomba guhita ifata indege nta mananiza ikaza Kigali, hanyuma ikajya gukinira umukino w'Amavubi hariya i Huye. Ibi rero bakaba nyine byose bikiri mu biganza bya CAF, kuko CAF yamaze kwandika imenyesha ko umukino uzabera mu gihugu cya Benin kuri stade de l'Amitié Jemeka, akaba rero ari icyo cyemezo kizwi kugeza ubu ngubu. Murumva ko rero ntabwo ekipe y'igihugu ya Benin yakwiperimeta gufata indege ngo ize mu Rwanda, kandi CAF yaramenyesheje ko umukino uzabera mu gihugu cya Benin nyine i Cotonou, mu murwa mukuru w'iki gihugu cya Benin. Akaba rero bategereje nabo nyine icyemezo cya CAF. CAF iramutse ivuze ko umukino uzabera i Huye, ekipe y'igihugu ya Benin ihita ifata indege isanga Amavubi Kigali. Biravuga ko rero Amavubi azaba muri hoteli ya Credo hariya mu karere ka Huye, mu gihe ekipe y'igihugu ya Benin izaba muri hotel Mater Diboni Konsili hariya nyine mu mujyi wa Huye. Ni hoteli ya Abihayimana iyobowe nyine n'abikira biyambaje umwamikazi Bikira Mariya umubyeyi ugira inama nziza. Akaba rero mu by'ukuri ari ibintu byose bikiri aho ngaho, ibintu mu by'ukuri bitegereje guhabwa umurongo na akafa. Nta kindi rero mu by'ukuri u Rwanda rwizeye ko bishoboka cyane ko rwakinira i Kigali, ariko harimo n'indi clause ishobora gutuma umukino usubikwa, kuko CAF ishobora kumenyesha Benin kwiraza i Kigali, ikababwira ko ititeguye kuza i Kigali, kuko nyine barabakereje. Urumva kwa gatanu already turi afternoon, turi mu masaha y'igicamunsi, urumva turi mu masaha y'igicamunsi, ejo ni kwa gatandatu, haraba buri minsi ibiri gusa kugira ngo umukino ukinwe. Wenda ekipe y'igihugu ya Benin akaba yamaze kugera i Kigali, ariko amasaha 72 namara kurenga bashobora kumenyesha ekipe y'igihugu ya Benin ikavuga ko ititeguye, bigasaba ko CAF isubika umukino ikawimurira mu minsi mikiri imbere, cyangwa se mu yindi window y'imikino nyine ya qualification. Tuba dufite ekipe y'igihugu ya Senegal ndetse n'ikipe y'igihugu ya Mozambique. Ikindi gikomeje guteza rero ibibazo nuko nyine urumva ibi byose bigeze tugiri muri weekend, kandi weekend yatangiye mu mwezi Ramadan. Murabizi ko icyicaro gikuru cya CAF kiri mu gihugu cya Misiri i Cairo. Akaba rero mu by'ukuri i Cairo Misiri nta kazi gakorwa kuwa gatanu kadishwe, noneho twatangiye igisibo cya mwezi Ramadan. Murumva ko rero mu by'ukuri communication nayo ifite ukuntu igoye, bivuze ko rero ubunyamabanga bwa CAF ntabwo businziriye no gukorera mu rugo guhuza izo nzego zose. Ni ikibazo gikomeye kuruta uko twigeze tunagitekereza.
reka nkomeze nkurikirana amakuru mbashimire kandi mbifuriza ibihe byiza cyane. Nitwa Lorenzo Christian Musangamfura. Wowe icyo usabwa ni ukora subscribe kuri iyi chaîne yacu ya YouTube kugira ngo ujye ubonera amakuru ku gihe, hanyuma kandi ukane no kuri yanzogera kugira ngo notification ijye gusanga mu gikari tufungura inkuru uyitange abandi bose. Reka mbifuriza ibihe byiza rero kandi mbakomeze mu by'ukuri abagoye n'iminsi nabo ibintu bitameze neza cyane, mbakomeze ibintu bizamera neza cyane. Bye bye.